asubwe deni igihe umuntu aba yakomangiye ntabwo uba umwumva. Wow, teta umuntu aba yakomangiye ntabwo uba wumvika kuko nemba nibereye cati amakuru teta kuva suru wowe waragiye urabura ntabura se ndi mu bintu byinshi gusa urimo uravugana n'uwahe yego byihoreye ku ishuri se cya gitipe se mwavuganaga ku ishuri cyo kimaze rekana nawe ntabwo mukivugana uzi mubwire mu rugo wabo bari banyereje amafaranga nino nishakira n'andi kwa kwihereza ku ishuri ngo ngurire abantu nyine y'inshuti yanjye musaba amafaranga yanyu rahera sinari mpamvu yo kuvugana n'ibintu bimaze gutyo ahubwo se wawe ubu muri iyi wo ku minsi ishuri se aka muri iyi minsi urimo uravugana n'uwayibazi hano mfite igitipe kagira kiri mu kazi umva yerekeye mwereke abandi ariko abandi uzageza rero yewe mbega umutipe zari mu kazi se mwahuriye he teta reba umwana yanjye uyu mutipe ashobora kuba afite nzanshake amafaranga guhamakuru shawa umwana yanjye simugenda gake kandi ibyo bintu mwamwe murareba umureba nawe njye munyigisha nyine no gukoresha ako ni gute utunga telefone utazi kuyikoresha dore bagira ngo hari aho ngaho abana nawe koko utaranamwigisha mbere bagakuramo pasiwadi bakajya mu mafoto maze bagafotora teta twikomereze uwo mutipe wawe ako teta dada arahari tuvuge gake twumva noneho none ejo bundi aherutse kuza asanga hari uwaje kakandi kaje kunsura dadi yaratwishe umva teta nkawo muntu wawe se basi wazambwiye rimwe akadusohokana sha umva n'ejo bundi twari turi kumwe teta wandangiye nuko nyine nanjye nzamubwira maze nyine sinzi nako nyine nampuza n'amajiye nyine nawe nzahita mpereza pasi sibyo se dada bavuga ngo tugume mu makayi twiga niyo mpamvu mpora mbabona twiga ariko mujya mu ndangi ariko ngenda mucika nkigendera atabizi mva njyewe nzaguhamagara uze duhure sibyo nurangiza ugende guguhuza n'injira ahubwo se uhari ryari igihe cyose njyewe igihe cyose ariko mba mpari okay nta kibazo uzambwira ariko uzanza tuvugane dada atazarabuka kuko aramutse arabutswe mva sinarurara reba none ubu ngubu ejo bundi tipe wawe ari mu kazi iyi moto ni iyawe iyi moto niye ariko nyine ntabwo ari uyikorera aho nyine aba yayiteje nyine abantu cyakoze yifitiye imodoka nyine ariko mufashe reka genda fasha mva genda gake ndangira basi ngendangira nyine weho nzaguhamagara tubivugane hari ikindi ngenda ariko si we igihe umuntu aba yakwerekeye telefone dore bagira gutya ibintu byayo ndumva nabikunze nanjye mukire we nawe tuzagushyiramo kajya mu mafoto ubwo ndabona ari no kunyandikira reka mbanze basubire sha teta byihorere nkaho twe twabaye imfungwa hano uzashyira mu ibara warangiza ugafotora wayibonye sha arambwiye ati ngo tuzahure ejo shayiboga ripe ndemeye nazinda kumwemerera si ubwo urumva nkayo wamuhakanira ntabwo namuhakaniye gukomanga ntabwo n'ishuri narisiba dada uravuga ngo ibyo kwiga ariko ubwo nubwo bwa bwanyu dadi njyewe ntabwo nari mbirimo naba ngaho niba byemeze two mbagura megabyte nkambona ntazi ibyanyu
rwose dore ukuntu afite ubwoba ese uyu nuwaye deni nuwaye murigana umwe mukora iki kuri telefone yekenye oya dadi ndebera rwose nta kibazo ariko kuma YouTube ubundi no mwiriwe oya megabyte nizo kwiga ntabwo ari zo kugira mvukweme buretse kuna ko mwana reba yase tweme mu friend rebera rwose Denise nawe ukagenda kwa mwigana ntacyo bimaze aritonda kwishu oya nagende kanahe n'ubundi nari ndimo wewe ndakobwa bana wowe kaka kubwa urano kurukana murakaga nawe gasuzura kuno gase kiruka gahamagara kazana mbabazi bimwe muri Julie mwe mu bikireba impamvu mu rwose oya nta kibazo twari Julien byo kwishuri ntugasuzugure papa banga cyane Dodo sijanja nkubwira rebera rwose kuma YouTube naho waruri kavuga ntabwo birimo ntabwo nabibirimo uretse reka mbaganirize rero ukumva umubyeyi wanyu ko ndabona yumvise ikiganiro cyanyu harimo mu kanya kashize ndimo ntumva mu matwi yanjye dadi nibyo uriya mukobwa turigana nibyo kwishuri kwishuri ibaze rwose kwishuri igitipe iki kandi oya ibyo nta nubwo mbizi dadi se Julien wowe kuva kutarimo kandi mbona mwe bamatiza amatwi mbona na YouTube wari uri kuri YouTube undi ngiye ndimo ndibaza kandi ishuri zabananira oya ntabwo bizatunanira mwumve Denise none umva Denise wakagombye kugira uyu mwana wawe inama ndazimugira rwose nayeka ntabwo ngafite ikayiga akurazimugira ujyana cya gikobwa cyagize imisatsi imeze kuriya ubu se wajyana imisatsi wajyanga arwaye bwaki kandi mbona byibushye dadi aritonda mbona bariya bisatsi byiwe barakaraza ukuntu n'ibigofero ntazi nta kinyabupfura urasaba amashanete nkakugurira urasaba amaherena nkakugurira reba uyu sinamwere kumutoza amatwi ariko wowe nawe gukurira ndabona urashaka gutoza nta gatatu umva inama muri iyi minsi hari icyo twakwita cyangwa se imyaka murimo ntabwo ari myiza ugomba kwitondera cyane njyewe nk'umubyeyi ntabagiriye inama ejo bundi byangiraho ingaruka urugero nkaho urabona ufite imyaka 16 uyafite 14 sibyo aka kanya mwamaze kwirukanka mu bahungu ndimo ndabyumva neza oya dadi ni Denise dadi buriya yatwerekaga n'umusaza oya wowe uvuga no kuri telefone njye nkumva nijoro wowe kuri telefone unteshumura mba ndi gusobanuza tica wa mu mama wundi twige reka rero baretse eza ugomba kwirinda abatipe muri iyi cyangwa se abahungu imvugo zanyu mu bitabo tipe niko nahoze mu buvuga mu matwi uvuga ngo data arahari ngo nyine ngo cya gitipe nakumvaga Denise karamba amatwi urafite cyangwa yasize ndayafite igira hino nk'umubyeyi wawe tondera abahungu muri iyi minsi cyane kugendana nabo gukurukana nabo kuko biriya ni byiza ko wagenda n'abanyeshuri nyine mwigana ariko ntabwo ari byiza ko nkomeza kumva cya kiganiro barimo bavuga ngo igitipe ngo gikora akazi ni kazi nyabaki nirinda abahungu bo muri iyi minsi abahungu muri iyi minsi bafite imico mibi ariko imico mibi namwe mwigiramo uruhare sibyo hazeho kuba mwaryamana mukiri abana ngayibaze umwana w'umwangavu ngana nkawe njyewe mama wawe akabyara nawe ukabyara ubwo byari bimeze bite ntabwo bizongera ko nibyo kwishuri twatubana ntabwo bizongera ntabwo bizongera ngo ntabwo bizongera kuko mba numva uvuga gaho uvugira mu matwi muzongera dadi ntabwo muzongere ukuntu wambaye igipira cy'imbeho wagira ngo ubundi nta kibazo ufite nta kibazo dadi nta kibazo kuwa mbere kwa muganga dadi iyi mbeho ntabwo umva akakobwa we nawe wetega amatwi gashokeye urekure nako cya telefone yawe ashyire wewe Denise niwe nshaka niwe mukuru niwe nabyaye imbere gira hino kuri telefone yawe tega amatwi wewe gashokeye kwenda wakireba buretse muraza kumbona ntabahaye inama mwewe ntabwo nazabashora kweli Nega byari byose
tumaze iminsi Cheers kabisa. Tumara mu gihe rwose tutagira. makuru meza uri ku cyangwe mani reba ati sigaye uri wajya gusiga ufite ibirombe kabisa No kuvuga ngo reka nze mbere kino nakana muri no misi ndi kwifunga. akana oh yes Wallahi. bagakora ese naka wogira abana wowe warabyaye Naga ni sheri wanjye. sheri wawe Yes. bivuga gutyo urukundo cyangwa ukurya gusa Uramubona aho? namenye agiye Urevuga iki? uyu namenye agiye uyu mwana Namenye agira. namenye ruwanjye bibaho gute kandi mbona ruwanjye Umukobwa nuwanye mwese. gute nyine bimbwira gute Araho muzi ho. ntabwo ari ruwanjye uyu mukobwa ni wa Hankara uyu mukobwa ni wa Hankara n'ikimenyimenyi afite akantu yamuguriye nta kaboko kandi ari uwanjye Uyu mukobwa ni sheri wanjye. umukuye he nyine Kereka wenda nimba afite izindi mpamvu. katubanze tumubwire neza Reka njye mubwire mutasa. Oya. Wahita namwita nimba wenda n'agacupa kagufasha. wawe simukuye kandi n'uwanjye ubundi se bamwita nde bamwita Teta. teta si urizi ahubwo kanze Muhamagare se niwibeshye kongera kumuvugisha kereka wenda niwimuka mu mujyi cyangwa ukajya mu cyaro icyiza nuko wenda naguha irimbe hafi Nyabarongo hariya hirya irahari urabyumva Nyabarongo hariya irahari uzajya kugura ikibanza hariya hafi kuko niho heza nzagushyira yewe karumanza hawe ibibanza ndabifite bya makeya bya 25 hariya ni hagufi mfite n'amazi Reka rero mbabwire Ufite amazi nimba y'inzoga nimba mwanyoye mugasinda sibyo? watuguriye Sheri wanjye tugahita tumara. ahubwo tuyibeshye ubwo se watucika ahubwo kuva ryari Uwambe ngiye n'ingo ari kuvuga ngo ni uwawe uwiwe hirya harimo uziranenge ko kuva ryari muzimana umushyitsi kandi bavuga ko mama kutanywa inzoga tewe niba niba kutanywa inzoga mbabarira ahubwo icyaka kiranyishe none si ubwo bimeze bite sheri wanjye ariko mesi. ntabwo muzi mbabarira ahubwo se Nsanze ahangaha rwose. dusangiye kuko cyagiye We ntubizi. mbabarira neza n'uwanjye ndamutsinze n'uwanjye genda n'uwanjye sorry nimurapfa gusa dukiranure ubundi murukupiki wa mukobwa we nakubise uri sisita cyangwa jewe ntabwo mbizi jewe nkundana n'uyu muntu ariko uyu nguyu sinzi ko None se ubwo mufite aho mwahuriye kuko ngiye urusheri wanjye. oya n'uwanjye nyumva n'uwanjye okay mureke byose mu n'uwanjye uratwihakanye jewe nta n'umwe noneho nshaka gute gute kandi mwese ntabwo mbashaka nyine gute nta nubwo nari nzi yuko ari Ntabwo wanyanga ko rwose sheri. gute bigaragara ko twese bateye kuki nimfite bashiki banjye batandatu okay ntaribi nyine uzabahereza bashiki bawe njyewe no ku gisenyi mfite batanu urumva babaye 11 ntaribi mukomeze izo nzira zawe We nyanga rwose. urangize sheri We nyanga sheri. we zuba mukobwa kari mwiza